ntabwo nigeze nsaba imbabazi mvuga ngo naravangiwe cyangwa se nareretswe nta nubwo nigeze nsaba imbabazi mvuga ngo si Imana yanumye kabiri mbwira abana ati bakunzi basiya bakunzi ba Prophet Noheli mwangaye uko nanyije kuri YouTube kuba nareretswe kuba Imana yaravuganye nanjye yavuganye nanjye narababwiye ngo namwanzi numwe ngira abantu nka ba DJ Brian nagiye mfasha gusenga barangiza bagahindukira bakanaranga nkaba nita Pendo barabizi nagiye nsengera nabo nabambonye Pastor Claude abantu nk'abayongo nagiye nsengera abantu benshi cyane umuntu witwa M Irene umwuka w'Imana yaransuye arambwira ngo wa mwanzi wakurwanyije kera cyagiye na nubu aracyakurwanya mu bantu ndi gusengera Irene kuko Imana yanyeretse ubuhanuzi bukomeye kuri we naroki mu gatsatura kirabirana ndi mu bantu yemera imbaraga z'Imana ziri muri ngewe sugutwika sinamagambo menshi abantu benshi na DJ Brian nanakoreka na chat ko ndababwira ngo bagende barebe geste uko byagenda oya tukiri kuri Brian uyu uri kumamagara si Bosco nshuti si musengera inama ndasengera ufite ikibazo cy'ubumuga ndamusengera ufite ikibazo cy'ubukene nkamusengera abantu bose ndabasengera turi uri kumamagara n'umuhanzi Bosco nshuti njya nsengera umukozi w'Imana Bosco na Brian mbona musi niko narashyizemo na twa tuntu two gusaba imbabazi Brian cyane batajya ngo ndakubeshya dore na rugo yiwe ngiye nkayibone ni gute Imana igukunda ituma wowe Noheli werekwa ukajya kwereka umudamu nuwereka umukobwa mwiza teranira kuri bukane muri ADPR kandi ndi n'inkumi umusore uragira yerekwa ritambutse nta kibazo Imana ibaho umugisha kubera iki uriya mukobwa nk'uriya mukobwa urabona ko akeneye n'umuntu ufite yereko kuki utaritambukije kuri uriya mukobwa ukajya gushaka koko umuntu w'umubyeyi Prophet byukura bagirana Noheli ntago ari umuntu upfa gufata ibije byose kambwire baburi nguni bariya baburi nguni ubu baranyo buri kana na buri nguni bazashaka baze mbasengere baze totitasti enemako nizango winidra baze mbakureho umwuka mu bushaka ubacamo ibice naga amavuta ari ajya gushaka inshishi ahubwo inshishi nizo giye kugira gute nizo giye gushaka amavuta ubwo buri kana buri nguni n'inshishi bo Jezo ni uko bamwe amatama ameze gute ndavuga kuri baburi nguni ni bari bumwe ufite amatama ameze gute ntuzi no kuburana kandi mbonye ari ugiye kugwa mu mutego watuma ujya muri gereza hari case yaragiye kugwamo agatuma ajya muri gereza buri kana yego umwe buri kugira ngo asoma yegeza yagira gure undi no witwa Mutabazi naramusengeye Imana iramya ngo nukuri Mutabazi yarenze ihaniro nibishaka namurwanyije kuva kera mvuga ko atari umuhanuzi aza yiyitirira izina ry'Imana ya Isiraheli icambere aje avuga ati Nyabugogo hagiye kuba inkambi arahiye ntibyabaho none ubwo urumva umugore wa Pastor Justin ataragowe yaragowe nyine Pastor Claude kuko nawe simwemera nk'umukozi w'Imana Pastor Claude ntabwo mwemera nk'umukozi w'Imana impamvu namwemera nk'umukozi w'Imana Imana irabaziye aba bantu bari reka nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese nyita Slim Jesus uyu munsi nkaba nahuye n'umuvugabutumwa umuhanuzi nagira amahirwe yo guhura n'umuhanuzi bivuga ko ndi umwe mu banyamahirwe b'uyu munsi Prophet Noheli umeze gute turashima Imana turakomeye turi amahoro dusuhuje abantu badukurikiranye kuri izi kamera abakunzi ba Prophet Noheli official abakunzi ba Negebu ndetse n'abakunzi ba Slim Jesus Entertainment yego turabasuhuje mu izina rya Yesu umugisha w'Imana babeho amazina ni Prophet byukura bagirana Noheli ndanezerewe cyane kongera guhura namwe umugisha w'Imana babeho mbere yuko mutwakira kuri izi kamera cyangwa se muduha ikaze muri uru rugo rwanyu mwadutumiyemo turabanza dusenga Imana twiragize Uwiteka Mana mu izina rya Yesu uri Imana ikomeye uri ibyiringiro byacu ubereye maso abagushakana umwete kandi abagushaka bazakubona uri Alpha uri Omega uri itangiriro ukaba n'iherezo jambo ryawe riravangwa mbere na mbere hariho jambo kandi jambo yahoranye n'Imana mu byaremwe byose nta kitararemwe nawe rero dusenge abantu badukurikiranye abantu bagiye gutega amatwi iki kiganiro kigira ahantu kibashyitsa kigire naho kibageza jambo ryawe riravangwa na ahantu habi utakura umuntu n'ahantu heza habaho utageza umuntu komeza rero ugubwe neza mu mitima yacu kandi ukomeze uture mu mitima yacu iteka ryose mu izina rya Yesu amen
urakoze cyane kubanza ukaturagiza Imana bivuze ko murakoze cyane namwe Imana ibamugisha ikiganiro gihawe umugisha. Ndatanya nkubwira ko wambaye neza, agasaha keza, ukantu keza, utuntu twiza ku maboko. Murakoze cyane, turashima Yesu niwe ubitanga ni nawe ubikora. Nk'umuvugabutumwa hari ibintu twita ubwibone. Ubwibone tubonera ku bantu bipfumura, abantu bambara utuntu tw'udusa, abantu bambara ibintu byibishe n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Buri umuntu uri bubone nka pasteur cyangwa se prophète yambaye ibintu nk'ibyo, ntago ari butangire kwita ajya kuri rwa ruhande rwavuga ngo ntago uri umuhanuzi, ntago wemera Imana, kuko ntago umuntu ujyana n'ibintu by'ivugabutumwa agira ibyo bintu navuga nk'ubwibone. Ya icyo navugaho umbajije ikibazo cyiza kandi ikibazo abantu benshi bakeneye kumenya. Ni ukuvuga ngo Imana yacu ntabwo igituye mu ihema, ahubwo ituye muri twebwe. Impamvu mvuga ngo ituye muri twebwe no kwigendera muri twebwe, igakorera muri twebwe, igakora ibikomeye iciye muri twebwe, ndetse yewe ujya no kurema yakoresheje ikintu cyitwa ijambo. Ijya kurema isi, ijya kurema umuntu, buri kintu cyose cyaremwe n'Uwiteka Imana yakoresheje ijambo. Rero ntabwo Imana ifite umwanya wo kuza kumenya ngo Prophète Byukura bagirane nturi kuki yambaye aka gasheneti. Nta nubwo Imana ifite umwanya wo kuza kumenya kuki watoboye amatwi, kuki wambaye mini, kuki wadefirije. Ntabwo akazi Imana ifite ni kenshi, ntabwo ifite akanya ko kuza kwirirwa ibaza ngo kuki wambaye ibyo bintu. Ahubwo Imana ifite akazi ko kumenya ngo mwana wanjye nagusize inzira ebyiri imbere. Inzira ya mbere ni y'ubugingo, iya kabiri ni yo kurimbuka. Muri izo nzira nagutegetse nkakwereka n'ibizira byo muri izo nzira, biba mu nzira yo kurimbuka n'ibyiza biba mu nzira y'ubugingo. Wahisemo ibihe bitewe n'icyo wahisemo, ugahabwa ibihembo bikwiriye icyo wagize gute wakoreye. Rero ibi ntabwo ari ikibazo, kuko mbere hose tubaye tuvuze gutyo twaba dushaka kuvuga ngo abadeperi nibo bazavuga Imana gusa, aba restoration ntabwo bazajya mu ijuru, abayera n'abangirikani n'abandi bazajya mu ijuru. Buri huntu hose biravuga ngo habohejejwe, buri mu itorero habohejejwe muri muntu abohejeje mu itorero rye. Prophète Noel, twabonye video uri mu kabari uri kubyinana n'umukobwa ufite icupa hejuru, urimo uragenda kabisa usimbiza, biraducanga bati umuhanuzi ujya mu kabari ni ibibazo. Ariko mu buzima busanga abantu bakunda kujya mu kabari, uvuga ko wari usanzwe wenda ujya mu tubari, sibyo? Ntabwo hajyatana n'ibintu byo gukubita by'iki. Wakubitiye nko mu kabari kangahe? Ntabwo nigeze nkubitwa mu kabari, kuko njyewe ndi umuhanuzi. Kabiri n'umusaza aratsara agatinya nyina. Satani ashobora kundasa umwambi nkajya mu kabari, ariko hari ibintu adashobora gukoraho. Kubera iki? Ndatwika, ndotsa, ndakongora. Imana yampaye ubushobozi, kuko umuntu uri imbaraga z'Imana ziri muri we, naho umudayimoni naho izikuzimu zazikuka, ntabwo uyu muntu w'Imana abadayimoni bashobora kumushobora ngo bamuhangare bamushobore. Ese kuki abantu bakunda guhuza ubuhanuzi n'ubutekamutwe, bo bifata ute? Icyo gihe ngira ngo wahamagara abo ngabo bakabivuga, ariko impamvu abantu bakunda kubivuga cyane ngo ubuhanuzi n'ubutekamutwe, abantu muri iyi minsi bizeye abantu badakwiye kwizera, babana n'abantu badakwiye kubana nabo, bafata abahanuzi barabimika babashyira mu mitima yabo, aho kugira ngo bimuke Imana. Njye nkunda kuvuga ngo aho kugira ngo uzatinde utereta abantu, uzatinde utereta Imana nikwemera izagira gute? Izakwemeza abantu. Okay, Prophète Noel, uragira gutya, uraje uratubwira ati weretswe Asiya, eshano nyambona uri gusaba imbabazi ngo mumbabarire, mumbabarire rwose kuba nareretswe. Ubu koko wumvaga bikwe uvuze nabi. Ngira ngo niba warumvishije ikiganiro cyangwa se n'abantu bose bacyumvishije, ariko uzi gusaba imbabazi. Ntabwo nigeze nsaba imbabazi mvuga ngo naravangiwe cyangwa se nareretswe. Nta nubwo nigeze nsaba imbabazi mvuga ngo si Imana yanumye. Ahubwo nasabye imbabazi mvuga ngo abantu bakomerekejwe n'iyerekwa nanyujije kuri YouTube, atariho nari nkwiye kurinyura, kuko hari abasaza bamwe bansanze baranganiriza barambwira ati rero Prophète uri umuhanuzi ujya uduhanurira. Bamwe waduhanura urubyaro turarubona, abandi waduhanuriye amazu turayabona, amamodoka twarayabonye. Atariko mu by'ukuri pe wakoza agakosa ko kunyuza ibintu online, wari gusanga umuntu ukadepoza ibintu aho byagakwiye kugira gute kuba biri. Rero ndavuga ngo niba ako gakosa abasaza bari kukanshinja mu buryo bwiza bwo kugira ngo abantu bareke kuguma kuntera imijugujugu no kuguma kuntuka no kuguma kuntera amabuye, reka njyewe ngende mbabwire iki kintu, mbabwire ngo ni mumbabarire abo nakomerekeje, Yesu azabomora. Kabiri mbwira abana ati bakunzi basiya
bakunzi ba Prophet Noheli mwangaye uko nanyujije kuri YouTube ni mumbabarire iryo ni ryo kosa ryabayeho gusa kuba nareretswe kuba Imana yaravuganye nanjye yavuganye nanjye kandi ijambo riravuga ngo nimuguma muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwebwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ese reka nkubaze ubone kuba wareretswe Asiya ntibicemo sinavuga ngo ntago byacemo kuko wenda ntago aragusubiza nk'uko wabyivugiye ukikweka kuri ari umubyeyi ngo ntago ari buze ngo asubize wareretswe ntibyacamo ariko noneho muri kano kana ufite ubwabwo ko ushobora kugumirwa kuko abakobwa bose bamaje kukubona bavuga turi yareretswe afite uwo yeretswe biragoranye cyane kuzongera kurambagiza kugira undi muntu urambagiza na kare kose no muri ntago narambagizaga narambagizaga kuko njyewe na mwanya nari mfite kujya kwirirwa njya mu bakobwa no mu bagore umwanya wanjye wose nawo maze nkushira mu murimo w'Imana mu gusenga mu gufasha abarwayi mu gusengera indembe mu gusengera abarwayi indwara zigiye zitandukanye z'umubiri bagakira kandi Bibiliya iravuga muri Luka 7:13 hari ijambo rivuga ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ngo wirira. Bibiliya iravuga ngo yegera ikiri bagikoraho ngo ako kanya bari bakikoreye barahagarara. Hari ibintu Imana igomba gucecekesha by'amagambo. Icyo navugaho ngusubiza ntabwo abakobwa ntabwo nagomerwa nde muhanuzi wasenze Imana yaranyeretse kansanga ikansura mu bicuku bya nijoro ikanyereka Imana iri kumwe nawe. None uguracyamya ko amaherezo yawe ari wowe na Asiya amaherezo y'ubuzima bwawe. None Sarona inatangariza ko iyereka ryanjye ryapfuye cyangwa ritari ryo reka dutegereze Imana. Ariko Asiya ntacyo arabivuga. Ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Ibyo abantu babona bidafatika Imana igifasha igifatika bikuramo ibifatika. Muri Nahumu hari ijambo rimwe nakunze cyane. Nahumu igice cya mbere umurongo wa 2. Igice cya mbere umurongo wa 2 hari ijambo rivuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro ngo Yuda we komeza ibirori byawe byera kuko umunyabibi yatsembwa atazongera kunyura iwawe. Hari gihe abantu baturebera mu gihe bakavuga ngo ntacyo tuzimarira bakavuga ngo tuzakorwa n'isoni ariko umuntu nakubwira ngo mvira mu buzima cyangwa ko ati nkuviriye mu buzima uzamuhete kimwirukankana imutware kure y'ubuzima bwawe ahatazongera kugaruka ukundi kuko nubundi imyanda cyangwa se ibishingo bisanzwe bikuvira mu rugo ntacyo wageze gute wabyishyuye. Ibishingo bisanzwe bikuvira mu rugo wabyishyuye. Okay, tukira aho ngaho rero tukahita tugaruka ku bantu bavuga bati uriya musore ni mayibobo uriya musore ntabwo yiyubaha uriya musore rwose ni umutekamutwe natwareke gutesha agaciro nareke gutesha agaciro Asiya wacu. Abo bantu bavuga iki? Ese aba bantu bakunda Asiya kurusha Imana yamuremye? Ubundi ko mbona bazamuye amagambo menshi bakunda Asiya kurusha data wa twese wo mu ijuru wamuremye. None n'ukwanga Imana yageneye Asiya abantu batashaka kubyivangamo. Ahubwo abantu nibatuze bagende gake bashyira agapira hasi aho navuga ni Imana na mwari uhari ndetse abantu bavuga ngo Noheli uriya musore niyo yubaha ni umusore w'umwana mubi birasi byiza reka mbabwire ibi ngibi reka mbabwire ngo Imana ibababarire kuko mutazi icyo mukora kubera iki njyewe nabwiye abantu ibintu bibiri narababwiye ngo nta mwanzi n'umwe ngira umwanzi ngira ni igihe cyanjye kabiri umwanzi ngira ni isi na Satani ushobora kuba yagira gute yampinduka rero abantu nababariye kandi n'Imana namye gubabarira urugero abantu nkaba Eminyawe se byagenze bite abantu nkaba DJ Burian nagiye mfasha gusenga barangiza bagahindukira bakanaranga abantu nkaba Mutabazi abantu nka DJ Burian namufashe gusenga gute cyane namufashe gusenga arafite umushinga wo gukora w'abana nyine ni umushinga arambye ati pastor yaciye mu gihe ati Prophet nemera Imana ikurimo nemera imbaraga z'Imana ko zikora akira mfite icyifuzo nsengera Imana igira icyo yakora ku iki cyifuzo ndamusengera kandi Imana yarabikoze abantu nk'abanita Pendo barabizi nagiye nsengera nabo nabambonye n'abantu benshi nagiye nsengana nabo Imana ikagira ikikora ba Pastor Claude abantu nk'abayongo nagiye nsengera abantu benshi cyane bakabohoka bakabona ubutabazi umuntu witwa Irene ndi mu bantu bwanjye bamusengeye igihe Vestina na Dorcas abantu bari bamuhagurukiye bashaka kumwambura bariya bana mbwira Irene ngo man nsengeye Irene umugirire neza umwiyereke aba bana babone
ndetse na n'ubu ngubu narasenze Imana irambwira ngo abarwanyije Irene mu gihe cya kera na n'ubu ntabwo umugambi wabo babonye batawugezeho ariko baracyakomeje ariko birava ngo nzabatatanyiriza mu nzira zirindwi. Ndabizi Irene araza kubyumva. Ndi mu bantu bagusengera, ndi mu bantu bari kugusengera, ariko umwuka w'Imana yaransuye arambwira ngo wa mwanzi wakurwanyije kera cyagiye na n'ubu aracyakurwanya, na n'ubu aracyashaka kugira ngo abe yagira gute, abe yaguca urwaho. Ariko Imana dusenga yarambye ngo nukuri aba bana bazagomana na Irene kuko umugisha wa Irene naho uzajya. Abantu rero bashaka gufata umugisha w'umuntu bakawurwanya, ariko Imana irahari kuko ijambo rivuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka agira gute, Uwiteka mukiza muri byose. Abantu baguhagurukira ariko Imana igahaguruka ku buzima bwawe. Rero reka mbwira abantu ngo nibatuze. Mu bantu ndi gusengera Irene kuko Imana yanyeretse ubuhanuzi bukomeye kuri we. Inyereka abanzi bari bashaka kumutera kudeta ya mbere yo kugira ngo bamwambure, barabana n'ubu baracyahari, ariko turashimira Imana ko ari Irene ijambo yavuze. Asirika nkubaza ngo wasengeye Irene yari yagusabye ko umusengera? Njyewe ngo yari yabinsabye, ahubwo se vuga ngo Irene yemera Imana iri muri nge. Ahubwo icyo nicyo nshaka. Arayemera cyane kuko naramusengeye bagiye kumwiba abana, Imana irigira gute irahahagarara. Urugamba yararimo, Uzamarira yararimo. We na Irene mwaravuganye gutyo? Usibye na Irene na Roki mu Gatsaturi yakirabiranye. Ndi mu bantu yemera imbaraga z'Imana ziri muri ngewe. Si ugutwika, si n'amagambo menshi. Abantu benshi na DJ Brian nanakoreka na chat. Nawe yanamvuza avuga turi umupastor ati namusengeye, atariko akajya ambwira ngo akagapeti ngo uri kunywa ngo nta kibazo, bagiye bamparabika. Brian ariko nukuri ndakubwiza ukuri kwiyamamagaye. Ama-G The Black ntabwo ndi kukubeshya. Numwe mu bantu basuzuguye Imana, bashatse gusuzugura Imana iri muri ngewe. Ariko ndababwira ngo bagende barebe geste uko byagenda. Oya, tukiri kuri Brian ngo wagiye ngo umusanga ngo mu kabari ngo urangije ngo uraza ngo ushaka kumuhanurira, ariko ngo nukangwe n'aka gapeti. Niko yavuze. Ariko no kuri ndamusengera Brian, ariko yarambeshye hari n'agapeti nigeze wanjye. Nese ubuhanuzi ari ufite kuri Irene n'ubuye? Singoye tujye tubabwire munabyemere ngo Brian turanachatinga rwose. Abantu bajye bemera ko ubu sumureba uyu uri kumamagara si Bosco nshuti si musengera. Inama ndazasengera. Imana yamaye impano z'ubuhanuzi, umuntu ufite ikibazo cy'ubumuga ndamusengera, ufite ikibazo cy'ubukene nkamusengera, abantu bose ndabasengera. Surabona atari DJ Brian buri tuganire. Nireka shyira kuri kamera turebe. Dore nguyu. Reka turi uri kumamagara n'umuhanzi Bosco nshuti njya nsengera umukozi w'Imana. Ngo na Brian mbona ndiko narashyizemo na twa tuntu two gusaba imbabazi Brian cyane. Batajya ngo ndakubeshya, dore na rugo yiwe ngiye ayibone, dore se barabona atari we. Barabona atari we. Dore niwe rwose. Ntabwo njya menya kubeshya abantu. Uyu niwe. Rugo ye ngiyi irafungutse. Handitse ngo iki? Handitse DJ Brian. Dore rugo ye ngiyi abantu barabibona. Ngenda musengera. Rero abantu ndagira ngo na chatting sinshatse kuvuga byinshi. Nabibonye. Ariko nese ko mbonye Brian ari kugira twa tuntu tw'udutima dushima rutugo. Yarambwiye ati pastor. Niba weravye ngo ni entertainment, niba ngo ari showbiz. Ariko n'ukuri ibyo abantu bari kuvuga ku buzima bwanjye ntago ariko kuri. Nje ndi umuntu usengera abantu kandi bagasubizwa. Sengera abantu bakava mu byo barimo bagahabwa ubutabazi bw'Imana. Hariyo mpamvu ngunda kubwira abantu ngo niba ushaka umusengera ukaba ushaka kumbaza ibindi bintu, wiza gutera comment umbwira nabi, ahubwo mpamagara kuri 0780 52 90 nimero yanjye ni ahantu itari. Ubundi dusenga n'Imana, ureke kuza kuvuga ngo Noheli ngo yanyweye agapeti ngo byagenze gutya. Ahahise hanjye reka nkubwire Junior, hari habi. Yutinze ureba muri televiseri birangira ugize gute ugonze, kandi akamero ka televiseri ni ukureba inyuma. Rero ahahise hanjye hari habi, ariko hazaza hanjye naho magaze uyu munsi. Noheli ni umuntu uri mu mavuta y'Imana, ni umuntu uri gusenga, ni umuhanuzi w'isi yose. Abantu nkurikiranye babyumve, ndimo ndababwira ngo ni ukuri Yesu arakiza kandi Yesu aratabara. Hata mwege buriya nimba musengera abantu kuri iyo nimero, nta maturo tuba tugombwa cyangwa gusengera mu dusengera ku buntu?
nta muntu n'umwe ndasengera ngo avuge ngo Noheli yanyatse turo cyangwa umubwire ngo nageze gutya. Nta kintu na kimwe abantu batacukumbuye kubera ishyari ry'abadayimoni bakimara kubona nageze gute, bakimara kubona natambukije ubuhanuzi. Abantu baramagurukiye, ariko Uwiteka aranya ngo bihorere baguhagurukire, ninjye uzaguhagurukira. Kabiri, ninjye uzabahagurukira. Kabiri, iyo uzaba umuntu ukomeye, Imana irakugerageza ikagucisha mu bikomeye kugira ngo ejo hazaza uzakomeza abantu. Ntabwo wakomeza abantu utarakomera. Buriya buhanuzi reka nkubwire, njyewe ndebye wagira ngo Imana mufitanye ikibazo. Nta kibazo mfitanye. Kubera ko ni gute Imana igukunda ituma wowe Noheli werekwa ukajya kwereka umudamu ntiwereke umukobwa mwiza. Hari akavideo kigeze gutambuka imihanda k'umukobwa waje aravuga ati nitwa uyu n'uyu, nimba hari kandi ndi n'ingaragu, waba afite iyerekwa ritambutse. Hari ubwo ingaragu n'umukobwa bamwita Zawadi. Uriya mukobwa rero umuvuga butumwa Zawadi. Zawadi yigeze gusaba ati ufite iyerekwa, yaravuze ngo ufite iyerekwa aritambutse. Icyo gihe ari bivuga kubera iki uriya mukobwa nk'uriya mukobwa urabona ko akeneye n'umuntu ufite iyerekwa, kuko utaritambukije kuri uriya mukobwa ukajya gushaka koko umuntu w'umubyeyi. Kira ntabwo cyari igihe cyanjye. Kabiri, Porofete Byukura bagirana Noheli ntabwo ari umuntu upfa gufata ibije byose. Njye ndi umuhanuzi, niko nakubwiye, kandi umuhanuzi w'isi yose. Ubu twicaye imbere y'isi yose irimo iranyuma. Njyewe icyo sinshaka gukora ibyo abantu bashaka kunkora, ahubwo ndashaka gukora ibyo Data wa twese uri mu ijuru ashaka ko ngira gute nkora. Rero kubona taratambukije kuri Zawadi yerekwa n'abandi bazaritambutse n'ubundi aracyahari. None se wavuye kuri Asiya ndamuvaho. Imana niyongera ikansanga yambwiye ikambwira ngo muveho, nzamuvaho. Ariko mu gihe itaransanga yaranyeretse ikambwira ngo nahangaha naho ngaho nurisha. Nyamara ugiye kuri Asiya ugiye kuri Zawadi nano wagutera amabuye, kuko avuga ati umukobwa niwe wabyisabiye, avuga ngo ufite iyerekwa ritambutse. Icyo gihe nabagiye kuba umufilisitiya cyangwa se agiye kuba umupfapfa. Njye njya hijwi ry'Imana rinyoboye, uko Imana inyoboye niko ngenda. Hanyuma se kubera iki iyerekwa ritambukije ari uko Madame Theogene hashize iminsi mike yerekanye mu kiganiro ko yakuyemo impeta. Wari uhari se? Bakoze ikiganiro avuga ko impeta yayikuyemo, nibwo nyuma yaho nibwo iyerekwa ryatambutse. Ryaba ari nyuma ryaba ari imbere, icyambere nuko Imana yavuze. Bireva ngo nta kibasha kuzura kurogoya umugambi w'Imana mu gihe cyashyizweho. Kuki Imana itavuze rero mbere? Kuki itavuze mbere uwo utarabutse ngo babivuge noneho niba wumva ko atari Imana yavuze? Ese mundereka nkubaze, ubushinzwa kujajinga umwuka w'Imana ko ari byo nabwiye Eminyawe. Eminyawe niwe washatse kujajinga umwuka w'Imana. Abajaji barajajinze, Jahadi bose barajajinga, Jahadi abantu bose. Jihadi so wamuhanuriye iki Jihadi? Ntacyo namuhanuriye. Ariko yarajajinze niba ngo ari ba Buringuni, niba ari bande Buringuni, ba Buringuni bari. Reka mbwire ba Buringuni bariya ba Buringuni ubu baranyuma. Buringuni kugira ngo utere imbere nuko usirimuka mu mutwe, ugasirimuka mu bwenge, ugasirimuka muri Yesu. Kubera ko iyi message nyitanze kuri Buringuni nande harya umwe bakorana ninde Burikana na Burikana. Ndababwira ngo Buringuni andi Burikana. My man is ngiye Byukura bagirana Noheli Prophet. Niba mushaka kugera kure mukamamara, muranire gukora ibyiza mudacogora. Kabiri, Yobu yaravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byane ko kujijuka. Nibareke gushaka kwamamarira ku izina rya Prophet ngendo umuhanuzi, ntabwo naje gutwika, ahubwo bakaba baramvishije message bagakizwa, bakumva iki Imana bashakaho, bakarika kugenda bajajinga ngagasore ngo kaje bya bintu byo bagenda bashyiramo. Jewe ntabwo nyina comedy sindi kanyomba, mba najwe kuri YouTube nje kugira ngo nduhure imitima y'abantu, nzanye ubuhanuzi buturutse ku Uwiteka. Ariko biragatsindwa kubona abantu banyiniraho urusimbi nk'abakinira nka kwa kundi bakiniye ku ikanzu ya Yesu Kristo. Birababaje ariko nanone ko wamugani ko kwita gasoro umuntu w'umuvuga buto koko. Nje ndi umuhanuzi. Burikana na Buringuni bazashaka baze mbasengere, kubera ko nta nagakiza kari muri hagati muri. Burikana na Buringuni bagushaka basengere cyane, bakeneye ibiganza bya Prophet Byukura bagirana Noheli. Kuko bitabaye ibyo ngibyo bazisanga
bacitsemo kabiri umwe Yego. akagiwe ni ukuri kw'Imana Aya. umuntu witwa nizo umwe w'ibyanwa muramuzi nizo wa wundi wakaraga umusatsi gutya usongoye bamwita Safi Madiba Hambo Jizo niba ari Hambo Jizo naramubwiye ngo Urban Boys cyo nde mu buzima bukakaye mbonye icikamo ibice umwe agiye kujya ukwe n'undi agiye kujya ukwe ndabibabwira ni nibitaba nzamenya ko ntari umuhanuzi byarabaye umwe muri bo witwa Safi Madiba niwe nyuma wagize gute wabanjije no kuza akajya nganiriza nari bahanuriye umunsi basohoraga indirimbo yitwa ngo Adamu niba ari Adamu na Eva icyo gihe nibwo nababwiye ibi bintu rero buri kana na buri nguni hagati muri mwe dayimoni yo kubacamo ibice iri kubagenda runono umwe akajya kwikorana n'undi akikorana mu nyumve mu nshake mugabanye kwigira abasitari mugabanye kwizamura mugabanye kwigira ngo abantu ngo barenze mwubaha imbaraga z'Imana ziri muri profete ahubwo se nagwa basengere mbivugira kuko nabo babinyushije aha ngaha none se nagwa basengera basi batarinze kuza kugushaka bubaha amavuta ya profete bubaha amavuta Imana yansizeho bazi bansange mbasengere baze totitasti enemako nizango winidra baze mbakureho umwuka mu bushaka kubacamo ibice ahandi ntabwo ndi gutwika ahandi ntabwo biravuga ngo nimubona ikizira cyamaze kwinjira he muzararime murebe mu ijoro ijambo rikavuga ngo rigago kuko umwami Imana azanabara nicyo gituma namwara nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare ngo kandi nzi ko nazakorwa n'isoni bagomba kunshaka ntabwo ngomba kubashaka urugero ntabwo inshisha arizo zijya gushaka naga amavuta ari ajya gushaka inshisha ahubwo inshisha nizo giye kugira gute nizo giye gushaka amavuta ubwo buri kana buri nguni n'inshisha bagomba kuza kunshaka ndi umushumba mfite amavuta y'Imana Imana yaramamagaye babakaza nkabasengera kuko nukuri n'izina ry'Imana hagati muri bo harimo umwuka wo kudahuza nubwo batabikubwira ariko njyewe ndi gusenga nabajije Imana ngo Mana aba bantu barimo baramvugaho bimeze bite Imana irambwira ngo nabo ubwabo ntago bizerana kubera iki dayimoni azamuye ishyari bashatse kubacamo ibicari abantu benshi cyane babahagurukiye kabiri nibwirire wa wundi ufite ibyanwa byinshi hano hose rwose sinzi uko yitwa Hambo Jizo ni uko bamwita amatama ameze gutya ndavuga kuri ba buri nguni niba ari bumwe ufite amatama ameze gutya ntuzi no kuburana kandi mbonye ugiye kugwa mu mutego watuma ujya muri gereza hari kesi yaragiye kugwamo agatuma ajya muri gereza buri kana yego umwe buri kugira ngo asoma yegeza yagira gutya rero baze basengere kuko hari ikintu Imana igiye gukora bashobora gupinga bahuye n'abakozi b'Imana benshi n'abantu bigira bashobora kwigira barupinze ariko ibi mbabwiriye kuri kamera bibabwiye isi yose yumva ni ukuri kwiyamamagaye bari bagiye gushwana kandi bagomba kuza nk'abasengera buri kana buri nguni cyane ubwo nyine barabyumva kuko njya akantu kana nibashaka bazaza inyuma ya kamera ariko bapfa kumpamagara bakanshaka mumpamagare kuri iyo nimero muzi mu gihe bataje bakagupinga ahubwo bagakora ikiganiro cyo kugutuka nibakora ikiganiro cyo kunuka sinzabasubiza mbatuka nzaza mbwira Imana nkuko nge nta mwanzi njya ngira isi yose irabizi nta mwanzi ngira ndi umukozi w'Imana Imana yarampamagaye nzaza mbabwire nti murakoze ibyo mugiye kubona muzabifatisha bira ubundi kirazira gutuka umuntu wavuzweho n'Imana kirazira gusuzugura umuntu w'Imana utazi ngo ni umuntu nyabaki buri kana na buri nguni nabo ubwo ntibizerana barabizi imitima yabo irabihamye rero ndi gusenga nabajije Imana ngo Mana aba bantu ni bwoko kibanyibasiye ngezeho abantu b'abapagani basigaye bibasira izina ryanjye warampamagaye Imana iramye ngo bari ndabakunda ariko ntibizerana rero nibaze igende gute mbashire mu biganza by'Imana kuko Satani ari kubagenda runono ashaka kubatandukanya kandi bagashwana nabi hanyuma se ko muri media dufite abantu benshi Imana yakweretse buri kana buri nguni gusa ko ari bo bafitemo ibibazo muri iminsi nje buri muntu wese wamfasheho ijambo nafashe umwanya wo kumusengera ninde wundi buri muntu wese uretse buri kana na buri nguni ninde undi n'uwitwa Mutabazi naramusengeye Imana iramya ngo nukuri Mutabazi yarenze ihaniro kubera iki yafashe Imana ya Isiraheli arayimura arangije ubwo ariyimika
aho umuntu ajya ku Isimbi TV narababaye bakozi b'Imana narababaye aho umuntu abatingiye ku Isimbi TV aho kugira ngo avuge imbaraga z'Imana zimujyanye aho kugira ngo avuge iby'urutse imitima y'abantu akavuga ngo iyo ngeze ku Isimbi TV ngo nica no nginzamura ngo mba numva nishimye ngo mba numva ngo niba ari RBA yavuze ngo RBA sinzi ngo ni Simbi sinzi n'ikindi kinyamakuru kwa Cita ngo ahantu iyo mageze ngo mba numva nishimye ngo mba numva nazamutse mu ntera nagavuze ngo mba numva Imana ya Isiraheli iri muri nge yagutse Imana irabaziye aba bantu bari ndabivuze ntabwo ndabivuze abantu mwese mwimuye Imana ya Isiraheli mugafata icyubahiro cyayo Imana irabaziye ndabivuze ibi ndabivuze ikiba kizaba hawe nsaba mbayeho kubw'Imana ariko ni gute umuntu afata icyubahiro cy'Imana ya Isiraheli akakishyiramo uzi ibintu Imana yakoreye Goliya uzi ko bivuze n'amarira kaza cyane narababaye pe narababaye abakozi b'Imana abantu basenga Imana ni gute sheni guhamagara ikakubwira ngo ngwino warangiza ukagenda kugira ngo uvuge ngo ndashimiye Imana ya Isiraheli ngiye kunsubiza ku Isimbi shimiye Imana ya Isiraheli yongeye kwemera ko ngirirwa ubuntu bwo kwicara kuri yicano nkaba ngiye kugira gute nkaba ngiye kuvuga izina ry'Imana ahubwo ngo agatangira kuzamura gutya uzi Nebukadinezari yazamuye inugu gutya Imana iri mwije avuga ngo ndakubonye ntumbonye ihita imwohereza mu ishyamba ajya kurisha imyaka 7 ubuse nta kintu Imana irakwereka kuri Rwema haryo ubwo n'uwo Rwema akunda kuba ari ku Gasaro TV Rwema ntabwo wita perezida y'imihanda nakomeza abi perezida y'imihanda azatahira imihanda njyewe nagize ngo ari kuvuga ngo ndigita perezida wo kwakira ubugingo ni perezida y'imihanda nagumana imihanda ye nta nicyo namuvuga ngo nta kintu Imana akweretse oya nta na kimwe nta gihe mfite cyo kumusengera yavuze ijambo rikomereka mu bw'icyo akora wavuze nabi wa mupapa uranduta sinkubahutse ariko wavuze nabi ngo urugo ngo rutarimo ngo intuza ngo imbwa ziragira gute uri perezida w'imihanda ntacyo ndi narenza ese urimbwa kuko perezida w'imihanda subundi yasubiza iki nyine yasubiza ibyo mihanda ariko perezida ngo ni perezida w'imihanda ni imihanda nyine ngira shaka perezida w'ubugingo perezida ukura abantu mu byaka abajyana mu byiza ese urambaze bya perezida w'imihanda koko ngewe jumbaze ntukambaze bya Kayisari jumbaze bya Rukana Yakobo n'aba Yesaya n'abandi ibintu by'ubugingo twigarukira kuri ya video yafashwe Pastor Noheli ari mu kabari arimo arabyina akakubita iriya video turayigarukaho tunagaruka no ku majwi twumvishe nyuma amaje kugaragaza ko weretswe kugiye kuba waba umugabo wa Asiya nuko umusore harya uriya muvuga butumwa wundi Nibishaka Theogene mushuti wawe bya hafi ntabwo ari mushuti wanjye mushuti wawe bya hafi ko ntabwo umuntu akohereza voice note akubwira uburyo muri buryemo n'ibikimo ntabwo ari mushuti wanjye mbivuze isi yose byumva ari mushuti wanjye simba narafashe iriya voice yamaye ngo nyishyire hanze ariko ufite nimero ze muri telefone yawe ndazifite none waziburira ese n'utazifite nimero ze n'utazifite ku isi cyangwa se muri uru Rwanda ni udafite nimero Nibishaka bose baba bazifite kwibiri hanze ahantu hose ku YouTube ubu washaka Noheli kuri gubura nimero ye uhita unyarukira ku kinyamakuru ugahita uyibona okay Nibishaka abaguhereje akawodi ati nikiguhereza uzagitikure nabazima afite Nibishaka maze iminsi mfite ishyaka ryo gusengera umuntu witwa Nibishaka Theogene asa Nibishaka Theogene Nibishaka ira audio ntabwo yima yabishaka banza yari yasinze agahubuka kayima aya nta mukozi w'Imana umwinzoga oya none ngiye ko nemeye ko nazinywe nkanazisinye warazinyweye ariko ntabwo ukizinywa uracyazinywa ntabwo nyizinywe ariko nawe yarazinyweye nawe ubwo ntabwo akizinywa Imana imugirute imukura ku bwenge arayizana audio yije vuba niho igiye ku mihanda ariko dije arimo aravuga ati ibyo Nibishaka n'abadayimoni bamukoresha Nibishaka nzi tuza gufata ibiganiro muri ararume Nibishaka nzi turi gusenga ibatsinda zanda birambiwe Nibishaka ajya kunywa inzoga Nibishaka byinaga mu muhanda ntabwo Nibishaka ndakubwiza ukuri ni Imana agaragaje Nibishaka nta muntu uri kugaragaza Nibishaka aka kigaragaza cyo n'umuntu n'inshuti yawe bya hafi umuntu ukubwira kuriya ngo nyine ngo yishyira kuri channel bya ariko urumva ko nagufitiye urukundo ahubwo sinzi impamvu wowe ufitiye urwango Nibishaka namurwanyije kuva kera mvuga ko atari umuhanuzi aza yiyitirira izina ry'Imana ya Isiraheli icyambere aje avuga ati Nyabugogo hagiye kuba inkambi arahiye
ntibyabaho ajyanwa n'umwe mu banyamakuru b'inshuti zanyu witwa Plaisir umuyobozi wa Zaburi nshya amujyana ku muntu witwa Mama Gasaro aramubwira ngo iyi Noheli iraza kuba dukikiye umwana Mama Gasaro nta mwana afite icyo kintu abantu bacyumva badukurikiranye nibishaka ahanura Pastor Claude ku rugo rwe rutaramara ukwezi ubu rugiye kumara umwaka hafi n'indi minsi nibishaka ahanura Justin kapfuye Justin ntiyapfa kubera ubwoba n'iterabwoba amuteye araza arapfukama barasengana none ubu Justin navumbuye ko nibishaka atari umuhanuzi niyo mpamvu Yesu amubwira ati we nturi umuhanuzi ahanura Ezekiel kagiye gusara ahanurira Noheli ubuhanuzi bucuramye bwatumye mvuga ngo ngiye kumwiyegereza ndebe uyu muntu niba ari Imana imurimo cyangwa ari Satani ari naho nakwirawo diyo nibishaka arahanura ati Noheli atugiye gukubitwa umwoko hata umuntu ari gusonga ubugara turimo umuntu afite umwanya gusonga ubugara akajya n'umwanya wo kujya gukubita umuntu wo kujya mu maguru ngagiye kumukubita umwoko ubuhanuzi bucuramye rero nibishaka Theogene Ahore emera intege nke zawe wemere ko umwanzi yagusuye akagufora umwamba kwinjira kabiri ureke kubeshya abantu twari ibyo wibye mu ba diaspora no mu banyarwanda ugende witurize ubwire Imana ngo ngarukaho usenga amasengesho nanjye ngiye gufasha gusenga n'abandi bagufasha gusenga kuko Satani atera hari ubutunzi n'agaterana batari ubutunzi nibishaka rero kumira audio yaravuze ngo yagira ngo arebe ngo mfite manager ngo yagira ngo arebe ngo ikimvamo ngo kuba afitanye amakimbirane n'undi mu pastor mugenzi we cyangwa se n'undi muntu muri social media bihurira no kuza kuvuga imvugo nyandagazi n'ibishenzi n'ibishego nkabiri akayohereza umuntu ahubwo n'Imana agira ngo mugaragaze yaba ari inshuti yanjye nibishaka nari kumubwira ngo ukoza amakosa video ngahita nyisiba sinyishyira hanze audio cyo nayishyira hanze sari wari kuzayimenya ariko kubera ko kugira ngo nereke isi yose ko njyewe najya shyigikira icyaha yashyigikira abadayimoni n'abambari babo audio nari ifashe ngira gute nyeze Pastor Claude Pastor Claude yikwiza imihanda usurumva umuntu mukunda urumva ari inshuti yanjye sinjya shyigikira icyaha n'amabi ngiye mu buzima bwanjye n'icyaha cyanjye aba ari icyanjye ndacyemera nkanagihanirwa kandi ndashimira Imana yonyine y'ubwayo ko ariyo ibasha gukura ikuzimu igashyira ibuntu niyibishaka yabaye nka Samusoni bamwogosha umusatsi icyo namubwira ni kimwe nagende kubera ko bamwogosha umusatsi Delila abwira Imana ngo Mana Delila azanyogosha umusatsi onge abafirite banjoboramo amaso ongera umpereze umwuka wera nongere nsenge hanyuma ongera ungarukeho niyo message namubwiye amajwi yore afite uzayishiriramo cyangwa ari gutana afite umbwire nze kuyavuga amajwi arahari uraza no kuyamanyashyiremo uko amajwi abantu benshi bamaje kuyumva ariko nanone buryo bajya bavuga ngo mbwira uwo mugendana mubwira uwo uriwe sinkigendana nawe ntangariza isi yose Profete Byukura bagirana Noheli agenda wenyine tugenda turi babiri njyewe na Yesu nanjye ubwanjye n'umutima wanjye nitwe tugenda turi muri batatu njyewe na Yesu ubwo njyewe ni wese ubona na Yesu uri muri nje nitwe babiri tugenda twenyine yambwiye ngo ca hano ndahaca yambwiye ngo ca hangaha niho nca yambwiye ngo ntuca hasi maca rero reka ntangariza isi yose ko muvuga ko mfitanye ubushuti na nibishaka Theogene nta bushuti mfitanye nawe wowe nibishaka Theogene mwari mwajyanye mu kabari niwe ngo wagufashe karaka ahubwo nta nubwo najyanye nawe nge namusanze nsanga ari kumwe wari ugiye hese wowe njyewe nge nari ngiye muri anniversaire ahantu rega yari anniversaire ntabwo yari akabari k'akabyiniro gasanzwe yari anniversaire abantu bari basereburiye ahantu nijyamo nsanga nibishaka ari kunywaraga yatanywe yaraga yinywera virunga icyo gihe nanjye Imana yaraga yinywera virunga Imana icyo gihe nanjye ajyanga ntwikurure ibyanjye bijya hagaragara kuko ijambo rivuga ibiri mu mabanga bizajya ku karubanda ndashimira Imana imbabazi ko n'abantu ngiye nazisabye bakambabarira n'Imana ikambabarira ahahise nahahise ariko nibishaka reka mubwiye nukuri umuntu wavuga ngo aho muri la video nibishaka Theogene yari yambaye ingofero n'agashati k'umukara ajya yambara ukuntu icyo navuga ni iki rero ahubwo niyemera intege nke ziwe azasaba Imana imbabazi kabiri nkugira inama nibisha buvuye kuri kamera ugenda ushaka amavuta wongere ubwira Imana ngo Uwiteka wera wa Isiraheli ongera ungarukeho hanyuma wavuze ngo Pastor Justin yavuze ngo nibishaka ngo ntago ari umukozi w'Imana ariko ahamye ko uri umukozi w'Imana arabihamya kuko njyewe mu kiganiro bantumiye kumana urugendo rugashaka urakabona ako gace
twari baduhuje mu kiganiro ambwira ngo si Imana yagutumye ngo Imana yagutumye ngo ni iyihe ngo nabwiye Imana ngo nibibango nzacika amaguru ndavuga niceceka mvuka Uwiteka avuganye nawe nita njya mu mwuka mu kirere cyo hejuru umwuka w'Imana aransura arabe mumubwire ngo muhaye urusengero kuko nta rusengero yari afite ikindi mubwire ngo ndi Imana igiye kumuha imodoka gatatu muri inzimanuka ya moto n'ibimenyetso byayo azabibona umubwire ko iyimanuka ari intumano bari bamuroze yaragiye guhita apfa akakurwaho atari ko ndo Uwiteka ugeze gute aho ngaho ngo bari bayimuroze hari umuntu avuze ngo ni Pastor Mutesi wari umuroze oya ntabwo ibyari ibya Mutesi n'ibyejo bundi ndi kuvuga ngewe oya ejo bundi nibwo nabonye ko ari ibirozi ko yaturutse ku birozi ibyo ntabwo mbizi icyambere nuko Imana yambwiye ko Imana imurinze imanuka kandi imanuka yarayimurinze shimira Imana ko itatumye ko Justin apfa ahubwo Justin ari muzima umukozi w'Imana kandi nangariza n'abantu bose bari kuri iyi mihanda n'abazumva ibiganiro nukuri kwiyamamagaye Imana yahishuye Noheli igahishura n'ibishaka igahishura n'abandi muzabona n'abasigaye nimushake nimutemezwa n'icyambere muzemezwa n'icya kabiri mukizwe neza dukorera Imana muve mukabara inshuti yanjye muve mu bumayibobo muve mu kwigira ingurusu mu murimo w'Imana muze tubane n'Uwiteka niwe wadukomerekeje niwe uzatwomora dukorera Imana tuyitinya kandi tugira gute tuyikunda kuko abantu baze kumenyera Imana cyane Okay, nubundi turacyara aho ngaho kuri Pastor kuri Justin. Justin akimara kuba ko yemeye ubuhanuzi bwawe ariko nanone hari ikiganiro nabonye cya Justin ngiye kiranungura kubona nabona umuntu dufata nk'umukozi w'Imana wese umwemera ko ari umukozi w'Imana ndamwemera kuko yamuhamagaye niyo yamamagaye yesi njapfa gupinga ubuhanuzi kereka iyo mbugerakesheje imbuto n'umwuka wera gusenga nkasanga ubuhanuzi atari bwo nabwo mbanza kubaza Imana kuko Imana ivuganira n'umuntu cyangwa se ihamagarira umuntu simba mpari nuko Imana yaguhamagaye akaba ari nayo Justin asenga akaba ari n'Imana ya Justin uwo bita Justin ati njyewe rwose umuntu bita Pastor Mutesi arankunda kugera nawe yanandwarira indege amuru yanandwarira amuru bira bintu bivuga iki koko nibyo cyangwa nawe bayavangiwe ni ikibazo ko umuntu w'umugabo nka Justin yavuga ngo kana karankunda yandwarira muru kandi azi ko afite umugore yego afite umugore n'abana azi ko n'undi afite abana yego ni ikibazo gikomeye rero hariya nakana badukubisemo utamenye nawe ubwo nyine abantu badukurikiranye barabyumva bahita bumva nyine aho ibintu bigana ariko ubwo urumva nabo tuhita tumushyira muri babateka mitwe nicyo kibazo niko tuhita tubyumva abapagani umuteka mutwe ahubwo navuga ngo yakoresheje imvugo nawe itari nziza nimbomba ko yakoresheje imvugo itari nziza ubwo we ntabwo amugira inama nakaba yasaba imbabazi inama namugira nyine ku bwari rajambo ubusebeje urugo rwawe icyo ni kimwe kuko ntabwo wabivuga ngo nkunda umugore wari runaka ufite uwawe mugore ku rwego yanandwarira indege hatarimo akantu abahanga umuhanga aratuza kumva mbere yo gusubiza yajya gusubiza akitonda yego niyo mpamvu ushaka kubwira abantu ngo bitonde ururimi ni akantu gatoya ariko kakura amabara uretse ko umugore wa akijijwe ari nk'umugore ari nk'umugabo ufite umugabo udakijijwe ari nk'umugabo ufite umugore udakijijwe nawe ari umugabo ufite umugore udakijijwe wenda ashobora kubyumva umva umuntu ukijijwe n'uzumva uburyo umugabo haba hahiye buriya ni ukwihangana ko abantu basenga erega nubona umuntu akurusha umuntu adasakuza iby'urugo rwe ntuzagira ngo ni uko umurusha urugo rwiza ahubwo uzaba umurusha kwihangana buriya se ushatse kuvuga ko mu rugo rwo kwa Justin bimeze nabi oya ntabwo ariko mvuze ndavuze ngo nubona umugore cyangwa se umugabo adasakuza mu rugo rwe kwa kana kabagasakuza suko amurusha umugore mwiza si nuko amurusha urugo rwiza pe ahubwo amurusha kwihanganira intambara n'ibigeragezo byo mu rugo rwe reka nkubaze ikibazo uramutse ufite umugore yarangiza akicara kuri kamera hano hari abantu benshi dufite imihanda bakora ibiganiro byiza baza bakatuganiza tukabakunda umugore akaza akicara akavuga ati mu by'ukuri nkunda Pastor Claude ku buryo nanamurwara indege wakiha ndakurahima imamo y'Imana wansobanurira urukundo umukundamo none ubwo urumva umugore wa Pastor Justin ataragowe yaragowe nyine yaraguhangiza ukavuga ngo numvuga ariko impamvu atabikomeje nuko azi Mutesi kandi nanone ikindi kintu gihari ntago umuntu ajya avuga ikintu
kitamazemo iminsi ura kugira ngo ikintu kijye kugucika kijye kuri kamera. Nabwiye abantu ngo niyo umuntu asinda asinda ikimurimo. Niyo umuntu ari umugome niyo yaba yanyweye niyo ataba yanyweye mu bugome bwe biragaragaza ubugome bwe. Ese Noel nakubaza ni kweri cy'abakozi b'Imana muri iyi minsi sibyo kuki abakozi b'Imana b'iyi minsi uri kubona bari kumera nk'abari gushyira igitsina imbere cyane no kubera iki? Ibyo ntago mbizi. Gusa ijambo rivuga ngo mbere na mbere hariho jambo kandi ijambo yari Imana mu byaremwe byose nta kitararimwe na jambo. Ibintu byose tuzabikontoreza ijambo ry'umwuka wera ry'Imana. Ikindi nabwira abantu ni iki ngiki ni ijambo rivuga ngo mutindane n'Imana kuja gutindana n'abantu. Gatatu Bibiliya ivuga ngo nta kigore kizabura ikigabo cyacyo. Rero mu bintu byose Imana yaremye buri muntu ifite uko yagiye mugendera umuntu. Hari ikindi kintu cyambabaje. Hari umukobwa nagize gutya mubona kuri 3D TV ari kurira. 3D TV ari kurira kabisa, ubona ko ari umukobwa uri mu marira w'igikara yiyambariye rinete. Ariko uravuga ati Pastor Noheli yaransambanyije, uriya muntu arabivuga nyine avuga uburyo byagenze byose. Uwo ntago muzi, gusa icyo namutangariza hari ndamukomeje. Ubu ako kanya namubaje ngo Noheli uramuzi? Atuye he abahe? Niyahakubwira. Gusa iyo umuntu yahuye n'imijugujugu nk'iyi, iyo umuntu w'Imana yahuye n'ibibazo, abantu baramuhagurukira abamwiyitirira. Haje n'abiyita bakuru banjye ngo i Kigali, kandi nta mukuru wanjye mfite w'imushiki wanjye gusa. Na mama zazuka ejo azaza muzamubona. Ni benshi bagiye baza biyitirira famiye kugira ngo burire ku izina ryitwa Profete Byukura bagirana Noheli. Ariko biravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Nta mukiza muri kimwe cyangwa bibiri, ahubwo mukiza muri byose. Nuko kubera Imana uwo bita Yongwe abararekuwe. Dushimiye Imana ko yarekuye abagiye yakuriye muri leta. Leta ikagira imbabazi, ikagira ikigongwe, ikagira ikigongwe rwose, ikashyiramo imiyaga, ikarekura umuhanuzi w'Imana Apostle Yongwe. Ubwo abagiye hanze turamubona, tunashima Imana, bibi byishimo byinshi. Ariko akijya hanze abakoze ikiganiro, yego, arimo aragaya uwo bita Pastor Claude wakoze ikiganiro cyo kumukusanyiriza ngo amafaranga yo kwishyura umwavoka. Yakaba ari kumushimira ahubwo gute? Ariko nawe ukunda kuyakorana rwa Pastor Claude cyane, wanza ari kintu. Claude se Claude njiwe ndariwe nambara ibyiwe noga amazi ye. None mu aho umuntu wakugiriye neza kaboshwe niyo barakuza akantu gato yarakugiriye neza. Dawidi yavuze ngo iki? Dawidi yamaze gutabarwa avuye ku rugamba, aravuga ngo nta wasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Abantu ntabwo bareba ineza umuntu yabagiriye, ahubwo bareba intege nke ze, bakareba n'ibibi bye n'ahashize hiwe. Hanyuma se ko akavuga ko ari amafaranga 500 yamuteranyizaga ko yarayafite. Niba satara afite ubushobozi muri ako kanya bwo kuba yayatanga, erega twe tuvugisha ukuri. Ushaka kumbona nambaye ikote gutya kuri nicaye kuri kamera, ubu nta mafaranga mfite. Ese kuki wakusanyije ari amafaranga umupfumo akaza imbere mu bitanga, kuki nabandi ba pasiteri cyangwa andi bakozi b'Imana mwaje kuba mwakita? Abiyita abakozi b'Imana nta rukundo bagira, nta mirimo. Aho abantu basigaye barutwa n'abapfumu nyine kuza gutanga amafaranga. Bose we ntabwo byumva aricyo tumva. Nuko ngo abakozi b'Imana mwese muri kimwe, kuko urumva umukozi w'Imana ari Pastor Claude. Ntabwo mvuze ngo ni Pastor Claude kuko nawe simwemera nk'umukozi w'Imana. Pastor Claude ntabwo mwemera nk'umukozi w'Imana. Impamvu namwemera nk'umukozi w'Imana, njye ubwanjye ninjye ugomba kwiyemera n'umutima wanjye. None se ko mutanyana n'ibintu byo gupinga? Uretse gato ntabwo namupinze. Niba umwe mugenzi we ari kumugaya, nahera hehe ngira icyo mvuga? Icyo nzi nuko Pastor Claude nimba yaragize ishyaka ryo kuvuga ngo ni ukuri mwene data ari mu gihome, reka tumuteranyirize turebe ko yabona iki, yabona amafaranga yo kuburana. Umuntu akaza bigaye ngo warenzaho ikizi, nta kintu abirenzaho, aho ndahasimbutse. Sha urakoze cyane. Ngiye kumva jewe ari utwo tubazo nari mfite. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Tubazo nari mfite kabisa. Ariko n'ubundi dusoza nago nabura kukubaza ni ese Prophet Noel, kugira ngo wiyumvemo ubuhanuzi, kugira ngo wumve ko uzaba umuhanuzi,
hari igihe abantu benshi bavuga bati hari ukuntu abantu benshi bavuga bati abantu benshi iyo babuze akazi, abantu b'iki gihe ngo babura akazi, ukabona baje guteka imitwe kuri social media ngo bakigira abahanuzi kandi batari bo. Urumva we kugira ngo wiyumvemo ubuhanuzi byagenza bite? Ese we ntabwo ujya ugira ubwoba ko hari igihe wazavuga ijambo rimwe kuri kamera karya gufungisha nk'uko Yongwe byamugendekeye mu gihe arazi ko ari kuvuga ijambo ry'Imana? Nge naje mvuga ijambo ry'Imana, Imana z'ubuhanuzi zinazihawe mfite imyaka 7 nyine muti wacu ni Cyangugu. Warahanuraga ku myaka 7 cyane. Hanyuma ikindi ijambo ribi uvuga ngo mvuzavuga kuri kamera, iryo jambo nirijya kuza Uwiteka azaricishe ku ruhande, azaryirukane. Ahubwo amagambo y'ubwenge yo gukura abantu mu byaha, kubashyira mu bugingo buhoraho. Kandi dusobojwe byose na Kristo duha imbaraga. Ku myaka 7 bwa mbere uhanuriye nde? Hanuriye abo mu muryango wacu twese turabahanuzi, kuva ku muto ninjye muto ninjye bucura wabo, kuva ku imfura kugeza kuri njyewe twese turabahanuzi. Nge ndi umwana navukiye mu batambyi, wabahanuriye ngeze muri Kigali sirankaranga. Okay, dusoza se nabo hanuzi waba ufite ushobora kuba wagenera abantu nk'ubwo Imana ishobora kuba yakweretse muri iyi minsi ishize? Ubuhanuzi buhari nuko abantu bagomba gusenga, kandi Imana igiye gutanga umwuka w'imbabazi mu bantu. Gatatu, tugiye no gusatira igihe cy'icyunamo, abantu tuzifatanye n'abandi bantu bababaye, tubakomeze mu mugongo, tubane n'Imana, tuzirinda amagambo y'ibishenzi, amagambo akomeretsa abantu, ahubwo tuzabane n'abantu tubafate mu mugongo. Imana mu ijuru iduhe umugisha. Umukobwa ushobora kuba akunda kukubona mu biganiro akagukunda, akumva ashaka kuba atanga yerekwa, aritambutse cyangwa arigumane? Narigumane mu mutima w'igihe cye cyo guritambutsa cyararangiye. Ahubwo ndumva nahisha abantu umugisha, nkababwira ngo bye bye. Twahisha abantu umugisha. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga, uravuga bikaba, uri Elohim, uri Adonai. Nta mana iriho izakubanziriza, nta n'izakujya inyuma. Uri Imana imwe rukumbi, Imana yaremye isi n'ijuru. Imana yavuze ngo ijuru ni intebe yanjye nicaramo, isi ni intebe nkandagizaho ibirenge byanjye. Dusengeye abantu bari mu bitaro kwa muganga, dusengeye abarwaye, dusengeye abari hanze, dusengeye impande n'impande z'isi zose, kugira ngo ukomeze utange ikintu cyitwa umutekano. Ibihugu by'abaturanyi ndabikweretse, n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ubuyobozi bwacu ndabusengeye guhera ku buri hasi kugeza ku buri hejuru, ngo ukomeze uhagarare nabwo. Urakoze kuri Imana ikomeye. Ivuga butumwa rituruka kuri YouTube iripfuye turaryirukanye, turisize mu gatebo muri expired, ahubwo ivuga butumwa rizima rize rihindurira abantu mu mitima yabo. Urakoze kuri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu, amen. Shaka nimero k'umukozi w'Imana kwa bifuza ko abasengera. Nimero ni 0780 52 90 80. Urakoze cyane.